kwereka ukuntu wakora recovery email ishobora kugufasha igihe cyose umuntu yaba ashatse gutwara channel yawe. Ni ukuvuga ngo ibi birareba abantu bafite ama YouTube channel n'abatayafite, ariko by'umwihariko uyu munsi ndarebana n'abantu bafite ama YouTube channel kubw'umutekano wabo bitegetswe ko ugomba kuba ufite icyo bita recovery email, nibura kugira ngo bibe byagufasha igihe umuntu yaba agutwariye email agira ngo atware YouTube channel yawe, bikagufasha kuba wayirikavaringa ikagaruka. Kuko iyo wamaze gusetinga icyo bita recovery email ushobora kuba waccessinga ya email ya mbere, bigatuma wanagarura access wari watakaje kuri yo. Rero nimba uzi ko ufite YouTube channel nona cyangwa se uteganya kuzayigira, biragusaba kureba iyi video witonze akantu ko kandi nkakwereka uburyo iyo YouTube uri buze kuyikora recovery, iri buze kuba yaguhesha access yuko igihe cyose channel yawe yaba igiye kwibwa ushobora kuba wayirikavaringa mu buryo bworoshye. Ntabwo birinda umutekano 100%, ahubwo nibura bigufasha kuba wagira access nibura igihe cyose bariho bashaka kugutwarira YouTube cyangwa se email yawe yagize ikibazo. Rero nibyo bintu ngiye kubereka. Njye kuba nitwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere umbonye ukore subscribe, ufungure inzogera ubundi wisange mu muryango. Reka nkwereke ukuntu ubikora. Nimba uzi ko ufite YouTube channel, kora ibi bintu, reka ibi byose mbanze mbikuremo. Turakuramo ibi byose kugira ngo dutangirane. Uraza ufungure ujye muri email yawe, hano ukande hano kuri Gmail, uzi hano mu email yawe, uzi ukande hano handitse, hano hari ifoto yawe gutya, urangiza ukande hano handitse manage your Google account gutya. Urabona iyi dashboard meze gutya. Ikintu uri gukora ndabereka uburyo bubiri uri busetinge niyo recovery. Ushobora gukoresha email cyangwa ugakoresha nimero ya telefone ku buryo igihe bibaye ngombwa biza gutuma ya backup yawe yoroha cyane. Hanyuma hano urabona nka hano hari add recovery phone. Ni ukuvuga ngo hano ni uburyo bwa mbere ngiye kukwereka. Urakanda hano handitse add recovery phone, urabona ko turi kuri home hano, kuri home urakanda kuri add recovery phone. Haraba hari uburyo bubiri, ubwo buryo nibwo uri buhite. Murabona hano bahise bambwira ngo shyiramo nimero ya telefone, ndakora kansi kugira ngo mbanze mbereke ubwo buryo bubiri. Hari ubu add your recovery email cyangwa se add your recovery phone, kuvuga ngo ushobora gushyiramo email cyangwa se nimero ya telefone. Hano rero ikintu cya mbere tugiye gukora twebwe turashaka icyo bita recovery email, ariko we by'umwihariko wongeremo ibi byombi, nimero na telefone. Ibi bizaguhesha, reba hano ukuntu bakubwira ngo recovery phone number and emails can help verify it's really you signing in if you forgot your password or use a new device. Kuvuga ngo iyi recovery igufasha igihe cyose ushaka gukora sign in mu yindi telefone cyangwa se wari wibagiwe password. Rero kugira ngo ushyiremo iyo recovery email uraza ukande kuri aka kantu k'agakaramu gutya. Ni ukuvuga ngo iyo utayifite urayifungura, waba uyifite ugahita uyuzamo hano. Dufata urugero, njye ninuzuzamo iyi ngiyi, iyi yanjye, iyi ngiyi, nkakanda save, tayari irahita ijyamo as my recovery email. Hano ndahita nakira notification hano hejuru imbwira ko hari ntuze inyadinze as recovery, cyangwa se bambwire ko hari umuntu ugize ikintu akora kuri email yanjye. Rero nimba ari njyewe nta kibazo, nimba atari njyewe ndahita ngira vuba vuba kubw'umutekano wa channel yanjye. Noneho hano urabona ko email yamaze kujyamo as my recovery. Noneho ushatse kuyikuramo cyangwa kuyihindura ukanda kuri aka kantu k'agakato kari hano. Okay, noneho tuvuge noneho tugiye gushyiramo nimero. Niba ushaka kongeramo nimero urakanda kuri aka kantu k'agakaramu gutya, noneho ushyiremo ya nimero. Nimero y'ubukire barahita baguhereza kode kuri iyo nimero, hanyuma uyuzuzemo. Numara kuyuzamo barahita basevinga iyo nimero as backup. Njye nawe nshaka kubikora cyane kubera ko backup ndayifite, nuko niho ngira ngo mbereke uburyo bikorwa. Urabona rero ya ma email baguha, urabona Google ubwayo niyo ikwereka ikintu kibaye kuri account yawe. Noneho rero uburyo bwa mbere bwo gushyiramo iyi backup cyangwa se recovery email. Kambereke uburyo bwa kabiri, ushobora gukora ubwa mbere bikanga, reka nkwereke ubwa kabiri. Turakora back gutya, noneho nkandi turi kuri home gutya, urabona turaza duscoringe tujyana ibumoso gutya, tuzi hano handitse security hano. Okay, mpakande gutya. Nimpakanda ndascoringa hano, manuke munsi ahantu handitse
recovery, reka mpakwereke. Okay, urabona hano handitse recovery phone, recovery email. Ni ukuvuga ngo nashaka kongera, ni ukuvuga ngo nimba wabuze andi kuri home, urabona hano kuri security ko bihari recovery phone, recovery email. Ni ukuvuga ngo rero urabona ko ya email yamaze kugera muri ikeneye ko ni verify nawe niba guha kano ka message ko hejuru ahita winjira muri iyo email uverify wemere ko urabona ko hano batarakavivura ako kantu. Hanyuma nimba wabibuze andi hambere urahita ubibona hano ha kabiri, uze uhakande gutya ushyiremo phone number yawe cyangwa se ushyiremo hano ya email nimba wowe utari wayibonye hano, kugira ngo hano winjire muciye kuri security biragusaba ko nibura uri buze kugira gute gukanda hano kuri continue. Nuhakanda baragusaba kuverifya ko ari wowe winjiyemo. Urashyiramo password ya telefone yawe cyangwa se ikindi kintu bari bugusabe, ariko ni password. Nurangiza hano wuzuzemo ya email ushaka kiza kuba backup, nurangiza cyangwa se recovery, nurangiza ukande next gutya. Hanyuma hano barahita bakubwira ngo shyiramo imibare 6 bakoherereje kuri ya email wujujemo. Numara kuyuzamo iyo mibare hano bayiduhaye hano, nuko njye ntashaka kubibereka kugira ngo bitaza kuba insecurity cyangwa se bikantiza ikibazo. Nashaka kwibereka ariko ama email murayabona hano hejuru. Hanyuma iyo code nimara kwishyiramo barandakana no verify, ubwo ni wowe. Hanyuma uhita ugira gute, uhite uverifya ko wemeye ko iyo ntuze iba verified kuki cyangwa se ko iba backup iyo account. Rero nubikora gutya iki gihe birabita bigufasha kuba igihe cyose wabura email yawe cyangwa ukayitakaza cyangwa ukayibura access kuri yo ukoresha ya yindi ya kabiri nta kibazo biguteje. Rero ni gutyo abantu batazi gukama email nayo wareba video hanyuma ukabikora. Ndizera ko umuntu wese warebye video ashoboye kubona ukuntu yakusetinga icyo bita recovery email, hanyuma akarushaho kugira umutekano wa channel yiwe. Reka duhure muri video itaha. Njye nitwa Gatari Fred, bye bye, ndabakunda.